Twongeye kubaha ikaze mu bisobanuro by'amazina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amazina 5 tugiye kubagezaho. Iki kiganiro nitwa Nsabimana Amuri. Izina rya mbere tugiye kureba ni Arthur. Arthur ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Giserite. Rikaba risobanura umunyembaraga ndetse n'intwari. Hari aho ushobora gusanga risobanura ikirura. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu biranga ba Arthur. Ba Arthur ni abahungu bakunda gusabana cyane kandi bakagira amatsiko menshi. Ni abantu bigenga kandi bagira ubwisanzure ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Ba Arthur ni abantu bazi guhuza abantu kandi bakamenya no gucirikanya. Ba Arthur bakorana umwete mu byo bakora byose kandi bakiha intego mu gihe cyabo cya buri munsi. Abantu bitwa ba Arthur banga karande, barangwa n'udushya, bakora ibintu byabo kinyamwuga. Arthur ashobora kuba indyarya. Izina ry'uyu munsi rindi ni izina Christopher. Christopher ni izina rihabwa umuhungu, rikaba rikomoka mu Kigereki Christophoros. Bikaba bisobanura ufite Yesu mu mutima we cyangwa se uwakiriye Yesu umwami. Bimwe mu bibaranga, ba Christopher ni abantu bazi gufata mu mutwe cyane. Arangwa no kwigenga mu buryo budasanzwe. Akunda akazi kamuhuza n'imbaga nyamwinshi, nko kuba yaba umunyapolitike, kuba MC, bituma yemeza abantu benshi. Christopher iyo mubaye inshuti ntibivuze ko ugomba kumenyera. Iyo ubaye inshuti na Christopher ntabwo ugomba kumwinjira mu buzima witwaje ko uri inshuti. Christopher ni umuntu ugira amarangamutima cyane ku buryo iyo yarakaye afata imyanzuro ya kinyamaswa. Mu rukundo Christopher ahinduka vuba. Uyu munsi ashobora gushwana n'umukunzi we, ejo ugasanga yabonye undi kandi ukabona babanye neza. Ba Christopher iyo bakiri abana usanga bakunda kwigunga, ariko iyo uberetse urukundo ukabafata neza baba bashobora guhinduka. Irindi zina dufite uyu munsi ni izina Camille. Camille ni izina rishobora guhabwa umuhungu cyangwa umukobwa, ariko kenshi na kenshi bari umuhungu. Rikomoka ku Kilatini Camillus, bisobanuye uwunganira mu birori. Camille ni umuntu ukunda kugaragaza ibikorwa kuruta amagambo. Akunda gukora siporo kandi ikamutwara igihe kinini. Ni umunyamuhati mu byo akora byose. Ahanga udushya, agira gahunda. Yewe Camille ntakunda gushyirwaho amategeko kuko nawe ari umunyagitugu. Mu rukundo Camille aba yumva ko umukunzi we yamuhora hafi, ibyo akoze byose akabikorana nawe kuko yumva ari byo bimunezeza. Ni nabwo yumva neza ko urukundo ruhari. Izina rya 4 ni Monique. Monique ni izina rihabwa umukobwa, rikomoka mu Kilatini cyangwa se mu Gifaransa, risobanura umujyanama. Iri zina hari aho risobanura umuntu uri wenyine. Bimwe mu biranga ba Monique: kwihambira cyane mu byo bakora, bazi gutoza neza abandi. Niba ushaka gutoza abantu, biba byiza wifashishije nk'umuntu witwa Monique kugira ngo aze agufashe gutoza abantu ibintu bazajya bakora. Nubwo abazi ibintu byinshi cyane, ni umuntu udakunda kuvuga. Muri make ni umuntu uvuga make. Iyo yahuye n'ibibazo abyitwararikamo ku buryo adashobora kuvamo yanduranyije. Monique ni umukobwa ufata inshingano kandi akazikora neza. Monique ntabwo ashobora kwihangana iyo yahemukiwe, ahubwo nawe ashobora kuba yahita guhemukira ako kanya. Izina tugiye gusozerezaho uyu munsi ni Chantal. Chantal bisobanura ahantu hari utubuye dutoya cyane, ariko mu Gifaransa barikomora ku ijambo risobanura indirimbo cyangwa se kuririmba. Bimwe mu bimuranga: akorana ingufu, akunda impinduka kandi ashobora kuba intagondwa. Chantal ntajya yibagirwa ibyamubayeho.
Chantal nta kintu ashobora guhisha kimurimo, yaba icyiza yaba ikibi arakivuga, yewe akirengera ingaruka ariko icyari kimurimo arakivuga. Chantal yirinda guhemuka. Mu buzima busanzwe ni abantu bakunda kwirinda guhemuka. Turabasaba gukora subscribe kuri Do Films TV, share, like, mukajya muduha na comment. Hari ikibazo cyangwa se icyifuzo cyangwa inyunganizi waba ushaka kuduha, ushobora kutwandikira kuri dofilms.rwanda@gmail.com cyangwa ukaba waduhamagara kuri nomero ya telefone 0784 30 72 25. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Yari Nsabimana Amuri.